izina Claude. Claude ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini aho rikomoka ku izina Claudius ndetse na Claudus, rikaba risobanura ufite ubumuga cyangwa se ucumbagira. Claude ni umuhungu ukunda gusaranganya n'abandi, byaba ari amafaranga, ubumenyi, uburambe ndetse buri kintu cyose afite Claude yishimira no kugisangira na bagenzi be. Ni umuntu ugira impuhwe cyane, wibanda ku bikorwa bifasha abandi, akanga cyane abanyabugugu n'abantu bagira igitugu kubera yuko ari umuntu wuje urukundo. Aho ari hose Claude aba ari umuyobozi aho kuba umuyoborwa, dore ko yiyumvamo kuyobora maze agahita yiha inshingano kandi rwose akazikora neza cyane. Claude ni umuntu ugira intego kandi zose akazigeraho, akaba ari umuntu ushyira mu bikorwa icyo yiyemeje gukora, icyo byaba bimusaba cyose rwose Claude aragikora. Ni umuntu ugira umwete ariko rimwe na rimwe akaba umunyamahane cyane, aho ashobora kukuvumbuka n'ukumirwa kuko yanga ibintu bitari kugendera ku murongo. Iyo akiri umusore aba ari umuntu wubaha ababyeyi be cyane, ndetse nawe mu gihe cye nk'umubyeyi akaba ari umuntu wita ku bana be cyane kandi akanashaka kubaha ikinyabupfura. Aba yifuza yuko abo yabyaye batazamukoza isoni cyangwa se ngo bazamusuzuguze. Mu rukundo Claude ni umuntu uzi kwita cyane kuba akunda ndetse no kuba yishimira, ugasanga ari umuntu ubagirira impuhwe ariko kandi akifuza ko umuntu yakurikiza amategeko ntagendere ku bintu bidafite gahunda.